Muraho neza nshuti zacu, ndabaramutsa muri iki kiganiro gishya kuri Don't Speak TV, aho tuvugira ibitagira ikivugira, tukabagezaho inkuru zikuri, amateka y'ingenzi n'ibibera ku mugabane wacu wa Afrika n'ahandi ndetse ku isi hose hasigaye. Uyu munsi turabagezaho inkuru y'umusirikare muto wagaragaje ubutwari budasanzwe, agakundwa cyane n'urubyiruko rw'igihugu cye ndetse n'abanyafrika benshi. Turavuga kuri Captain Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, waje ku butegetsi mu buryo butunguranye ariko bwakiranwe amashyi menshi n'abaturage b'igihugu cye ndetse n'abanyafrika muri rusange. Ese ni muntu ki? Yaje gute ku butegetsi? Ahageze ubu ngubu ni hehe? Ni muhumure, turabibagezaho byose mu buryo bunyuranye. Ibrahim Traoré yavutse mu mwaka w'1988 ni mu karere ka Bondoku mu ntara ya Muhuni mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu gace k'iwabo, nyuma yinjira mu gisirikare, nyuma ndetse aza no kwinjira mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro cyangwa se ubumenyi rusange. Mu mwaka wa 2009 yinjiye mu ngabo za Burkina Faso, aho yagiye yigaragaza nk'umusirikare w'intwari ndetse w'intangarugero. Yagize amahirwe yo kwiga kwitoreza mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka Maroc ndetse na France, Ubufaransa. Yarazwiho ubwitange, ubupfura n'imikorere inoze mu kazi ke, yaba ka gisirikare ndetse n'ibindi byose yakoraga muri rusange. Mu ngabo, Traoré yagiye azamurwa mu ntera bitewe n'ubushobozi bwe. Yagize uruhare mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba mu majyaruguru ya Burkina Faso, ahari higanje imitwe y'inyeshyamba nka Al-Qaeda n'indi mitwe myinshi igiye inyuranye yitwaje izina rya Islam. Yagaragaje ubwitange n'ubunyamwuga mu mirwano, aho abayobozi be bamushimagizaga nk'umusirikare utajya ucika intege. Ibi byatumye yizerwa cyane n'abasirikare benshi ndetse bagenzi be, cyane cyane urubyiruko rwari rusigaye rutishimiye imiyoborere ya gisirikare yari iriho muri iki gihugu cya Burkina Faso. Ku itariki ya 30 Nzeri 2022, Captain Ibrahim Traoré yahiritse ku butegetsi Lieutenant Colonel Paul Henry Sandaogo, wari warafashe ubutegetsi mu kwezi kwa mbere uwo mwaka. Impamvu nyamukuru zatumye Traoré afata iki cyemezo zari zijyanye n'uko ubutegetsi bwananirwaga guhangana n'umutekano muke, ubwicanyi n'ubusahuzi byibasiraga abaturage bo muri Burkina Faso. Igitangaje nuko Traoré yaje ku butegetsi atarwana n'ingabo nyinshi, ahubwo yakirijwe amashyi n'imbaga y'abaturage. Ouedraogo yavuze ko atari ku nyungu ze bwite ko arwana n'akarengane no gukuraho imiyoborere idashobotse ndetse imiyoborere idahwitse. Captain Traoré amaze kugera ku butegetsi yagaragaje politiki yihariye. Yahagurukiye kurandura iterabwoba, kongera kwigenga kwa Burkina Faso ndetse atangira gusubiza ibihugu mu murongo wo kwigira. Atangira kuzana Burkina Faso mu muhango cyangwa se mu murongo w'ibihugu byigenga ndetse ibihugu bifite icyerekezo. Yaragize ati, nta gihugu na kimwe gishobora kwigenga iyo gifite impamvu yo kubaho gishingiye ku bindi bihugu. Aha yashakaga kuvuga ko mu gihe cyose ugifite ibindi bihugu bikugenzura cyangwa se bigukontorora, icyo gihe ntabwo wigenga. Yahagaritse imikoranire n'ingabo z'Ubufaransa, asaba ko basezera ku butaka bwa Burkina Faso. Yegereye ibihugu nka Mali na Niger bifite ubuyobozi bw'ingabo, maze bashyiraho umuryango mushya witwa AES, Alliance des États du Sahel, ugamije kwigenga, ubufatanye no kwirwanaho ndetse no gushakira hamwe iterambere ry'ibihugu byaryo muri rusange. Captain Traoré ubu afatwa nk'icyizere gishya mu gihugu cye.
nubwo agenda ahura n'ibibazo n'imbogamizi zikomeye, birimo ibitero by'inyeshyamba, ibura ry'ibiribwa n'imihanda idacamo neza cyangwa se imihanda idakoze neza. Abaturage benshi bavuga ko bamushyigikiye kuko bumva avugira abaturage ndetse ibyo avuga akaba ari ibiganisha ku iterambere ry'umuturage. Ku mbuga nkoranyambaga bamwe bamwita kubera uko yitandukanyije n'ubusumbane mpuzamahanga ndetse n'uburyo ahagarariye ibyifuzo bya rubanda. Akunze kugaragaza yambaye imyambaro ya gisirikare, yicaye mu bantu atuje, atarangwa no kwiyemera. Ibi nibyo twari twabateguriye uyu munsi Don't Speak TV, aho dukomeza kubagezaho inkuru z'abantu bafite uruhare rukomeye mu mateka ya Afurika. Captain Ibrahim Traoré aracyari muto, ariko amateka ye arimo kwandikwa vuba kandi mu buryo budasanzwe. Ese azabasha kuyobora Burkina Faso burundu? Azakomeza guhirwa no kwizerwa nk'uko byatangiye? Ibi byose ni amateka y'igihe. Murakoze cyane kuba mwari kumwe natwe. Ntituzacogora kubagezaho ukuri kuboneye. Mureke dusangire uru rugendo rwo kumenya no gusobanukirwa. Kora subscribe, ukore share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tukugezaho. Ciao ciao.